Nongeye kubaha ikaze kuri iyi channel, aho twigira ikinyarwanda. Ubushize twarebye ku izina, tureba inshoza y'izina n'ibindi. Uramutse utarayirebye iyo video, link yayo muri description y'iyi ngiyi, ushobora kuyikandaho ukareba, ukayiheraho, ugakomereza kuri iyi, bityo kugira ngo ugende intambwe ku yindi nk'uko twatangiye. Ushobora ugiye kureba ngo amoko y'amazina ari ugasanga wenda ntuzi igisobanuro cy'izina n'ibindi bigerekeranyeho by'ibanze byo kumenya ku izina byinshi cyane. Uramutse utazi igisobanuro cy'izina cyangwa se inshoza y'izina n'ibindi byerekeyeho byo kumenya by'ingenzi, wakanda kuri link muri description cyangwa se description, ubundi warangiza ukareba iyo video, noneho ukajya kuri iyi ngiyi ufite amakuru y'ibanze. Uyu munsi rero tuje kureba amoko y'amazina. Ushobora kureba amazina y'ibintu, amazina yose ubona, ukibaza ngo amazina yo mu moko angahe. Hano uyu munsi tuje gusubizwa ku moko y'amazina abaho. Muri rusange amazina ashyirwa mu moko hakurikijwe ibyiciro bitatu. Urumva ko hari ibyiciro bitatu bigenderwaho bashyira cyangwa se bashyiraho amoko y'amazina. Ntabwo ari ibintu bapfa guhubukira ngo bavuge ngo ibi ngibi, hari ibyo bashingiraho. Ibintu bitatu bashingiraho rero ni ibi bikurikira: hari inyito y'amazina. Icya kabiri ni intego. Icya gatatu ni inkomoko. Inkomoko y'izina, inyito y'izina n'intego y'izina. Ibyo bishingirwaho bagena amoko y'amazina. Ariko uyu munsi mureke twibande ku moko y'amazina hakurikijwe inyito. Hakurikije inyito hari ayo moko y'amazina. Dukurikije ku nyito y'amazina, amazina arimo ibyiciro bibiri by'ingenzi, aribyo by'ibi bikurikira ugiye kumvira aha ngaha. Ariko mbere yuko dukomeza kuri ibyo byiciro bibiri, kugira ngo nkwibutse niba utarakanda subscribe, ukayikanda. Nawe utekereza kuyikanda n'uyu munsi wayikanda ntacyo bitwaye, cyangwa se ukazayikanda ejo, ugakanda like, ugashyiraho igitekerezo, ndetse n'amatabyara kugira ngo bagire amavuta, ugakanda share n'abandi bakabona video ino video, kugira ngo ubashe kumenya amoko y'amazina. Amoko y'amazina rero dushingiye ku nyito yayo, tubonamo amazina bwite, amazina rusange. Reka duhe ku izina bwite cyangwa se amazina bwite. Amazina bwite ni amazina yitwa ibintu bizwi, cyangwa se abantu bazwi, cyangwa se akitwa ahantu hazwi, kugira ngo bitandukanye n'ibintu, cyangwa se bahatandukanye n'ahandi, cyangwa se uwo muntu bamutandukanye n'abandi. Kuvuga ngo ni izina ryitwa umuntu uzwi kugira ngo bamutandukanye n'undi, cyangwa se ahantu hazwi kugira ngo batandukanye n'ahandi, cyangwa ikintu kizwi kugira ngo bitandukanye n'ikindi. Bireka umuntu uzwi. Umuntu uzwi si ngombwa ngo ahazwi n'isi yose. Umuryango kumuzi birahagije kugira ngo afate izina bwite. Vuga Kamanzi. Kamanzi ni izina bwite ry'umuntu. Kagabo ni izina bwite ry'umuntu. Musoni ni izina bwite ry'umuntu. Mugeni ni izina bwite ry'umuntu. Mujawamariya ni izina bwite ry'umuntu. Uwimana ni izina bwite ry'umuntu. N'andi mazina y'abantu,
ntuzi ariko bwite babita. Ayo mazina bita abo bantu bakavuga kanaka ugahita wumva ko ari we ujijinganya, iryo ni ryo zina rye bwite. Kandi izina bwite ntabwo rihindurwa mu zindi ndimi. Nibyo ushobora kumva amagambo arimo ukumva hari ukuntu wagenekereza ukarishyira mu gifaransa bitewe n'uko ukizi, ukarishyira mu cyongereza bitewe n'uko ukizi, ukagishyira mu giporotugale bitewe n'uko ukizi, mu kilatini n'ahandi hatandukanye, ariko izina bwite ry'umuntu ntirihindurwa mu ndimi. Hakaza noneho izina bwite ry'ahantu, ahantu runaka. Tuvuge Kigali, Rirongwe, Huye, Musanze, Nyagatare, Rubavu, Kirehe, Gisagara. Aho hose ni ahantu, kuko ari ahantu hazwi hihariye, amazina yayo aba ari bwite, aba yihariye, ntabwo aba ahuye n'amazina y'ahandi hantu. Amazina noneho y'ibintu byihariye, amazina bwite y'ibintu. Buriya abantu borora inyamaswa zo mu rugo bagamije kwishimisha, wenda nk'injangwe, imbwa se, bagira amazina bazita. Usanga nk'imbwa yitwa nka Kwizera, cyangwa se bayita Rumuri. Izina Rumuri ry'iyo mbwa ni bwite, cyangwa se iryo zina Rumuri ry'iyo njangwe ni bwite. Ikindi kandi bisanzwe mu Rwanda bagira umuhango wo kwita amazina ingagi. Ari amazina abaha ingagi ni amazina bwite, kuko buri ngagi igira izina ryayo ridahuje n'iyindi. Nk'urugero, hari ingagi bise Ntarame. Iryo zina Ntarame ry'iyo ngagi ni bwite, ni iryayo. Ingagi bise Cyizere, iryo zina Cyizere ni iryayo, ni bwite. Ushobora kongera ubona Cyizere cy'u Rwanda. Iryo zina Cyizere cy'u Rwanda ni iry'iyo ngagi, ni bwite, ririhariye. Tuvuye ku mazina bwite yitwa ibintu, abantu cyangwa se ahantu, noneho haza amazina rusange. Amazina rusange ni amazina bita itsinda ry'ibintu cyangwa ry'abantu bifite icyo bihuriyeho, kugira ngo bitandukanye n'ibindi bifite icyo bihuriyeho. Nk'uko ari izina ryitwa itsinda ry'ibintu cyangwa ry'abantu bifite icyo bihuriyeho, usanga abantu benshi barisangiye, cyangwa se ibintu byinshi birisangiye. Urugero, tuvuga intare, umuntu, ikinyogote, ingagi, abanyeshuri, abarimu, abaganga, abanyamakuru, abakinnyi. Yewe ushobora no kuvuga mu bati umukinnyi. Umukinnyi nawe ntabwo ari izina yihariye, hari n'undi mukinnyi, hari n'undi mukinnyi, hari n'undi mukinnyi. Umuganga, umwarimu, umunyeshuri, umucuranzi, umuhinzi, yose ni amazina rusange. Ni rusange kuko ahuriweho. Ikintu cyose kiri rusange ntabwo ukisangije wowe ubwawe, uba ugihuriyeho n'abandi bantu. Mba nakigiraho uburenganzira, nawe ukakigiraho uburenganzira, gutyo gutyo. Nk'ubu mfite uburenganzira bwo kwitwa umuntu, nubwo nawe uri umuntu, wundi uri kunyumva. Isomo ry'uyu munsi
Ndabashimiye ko mwarikurikiranye kugeza rirangiye. Twigaga amoko y'amazina. Nimba wakunze iyi video wayiha like, kanda